kwa Yesu amakuba yawe uyamubwire mubwire buhoro ibikuriza kugira ubwoba kandi wirira mubwire buhoro ibikuriza kugira ubwoba kandi wirira gira Yesu byose nishuti yawe ibikubabaza arakunda fasha abashavuye hayiwe wizera ijambo rye kandi wirira arakunda fasha abashavuye wizera ijambo rye kandi wirira abarerewe n'ibiruhanya babwire Imana yabaruye ubahumurize utumukiza amaragahinda none wirira ubahumurize utumukiza amaragahinda none wirira mu bibazo byabo ubahumurize utumukiza amaragahinda none wirira mu cyana bwabo ubahumurize utumukiza amaragahinda none wirira mu bupfubyi bwabo ubahumurize utumukiza amaragahinda none wirira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngo yewe mutimurira we ngo ngwino kwa Yesu umubwire amakuba yawe, umubwire ibikubabaje, umubwire ibikuruhije. Yesu niwe karuhura. Imana ishimwe kugira ngo ibikubabaje, kubera ko yuje kwa Yesu ukabuze ikintu kikuzanye, ukaba ushaka gukizwa neza, Kristo byose arabikurura kubera ko niwe karuhura. Twamenye yuko ashobora byose, twamenye yuko ari papa w'imfubyi, akaba umugabo w'abapfakazi. Imana ishimwe cyane ngo haleluya. Twamaze kumenya yuko ari we utarura indushyi. Imana ishimwe. Hari akandi kantu mugomba kumenya. Wikererezwa n'abantu aka kanya. Hari impamvu buriya umuntu akureba akumva yuko agomba kukugirira ishyari. Yego? Impamvu akugirira ishyari nuko aba afite iyerekwa ryawe ry'ejo hazaza. Imana ishimwe. Amen. Cyane ngo haleluya. Akabona yuko igihe kimwe Imana izakugirira neza. Yego? Yabonye Imana izakugirira neza, uzamurengaho, nibwo ishyari ritangira kuzamuka. Mutagira ngo hari ahandi ishyari riva. Imana iturinde abantu bameze gutyo. Yego? Imana iturinde abantu bameze batyo. Kandi buriya nubwo bagira ishyari, icyo yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Nta muntu wagira gute wagisiba. Imana ishimwe. Nta muntu wagira gute wagisiba. Icyo yanditse yaracyanditse ku buzima bwawe. Cyane ngo haleluya. Luka 1:45 haravuga ngo kandi hahirwa uwizeye yuko icyo yabwiwe n'umwami Imana kizagira gite kizasohora. Vuga cyane ngo haleluya. Imana ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Cyane ngo amen. Ndagira ngo dufate Bibiliya zacu, dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya 66 umurongo waho wa mbere. Cyane ngo haleluya. Amen. Mameliyote niba wahageze dusomere mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya 66 umurongo wa mbere. Yego. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati ijuru ni intebe yanjye. Ijuru ni intebe yanjye. Isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Buretse akantu wumve aka kantu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ijuru ni intebe yanjye. Cyane ngo haleluya. Kandi ngo isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Bivuze ngo isi ni ngari ndetse n'ijuru ni rigari. Imana ishimwe. Cyane ngo haleluya. Kandi ubwo twumve ngo n'Imana ni ngari. Haleluya.
muzanyubakira nzuki kandi aho nzaruhukira hazaba ari ahantu mwebwe muzubakira Imana y'amahoro ishobora byose yicaye mu ijuru ikarambiriza mu isi inzu imeze ite cyane ngo haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Imana isuzuma aka kanya nanjye nisuzume cyane ngo haleluya. Imana ni ngari irimo iratubaza ngo wowe wanyubakira inzu ingana iki aho nzaruhukira. Imana ishimwe. Amen. Ariko aka kantu mva kano kantu, iyo wemereye Imana ukakira Kristo akakubera umwami n'umukiza mu buzima bwawe cyangwa mu bugingo bwawe, Imana ishimwe, Amen. aramanuka agatura mu mutima wawe. Nubwo ari mugari umutima wawe nta n'ibiro 3 wapima, nta n'ibiro 2, ariko Kristo kubera yuko ari munini kandi Kristo yihagije muri we kandi ari mugari, aramanuka. Imana ishimwe. Amen. Aramanuka, arangiza kumanuka agatura mu mutima wawe. Imana ishimwe. Amen. Ntitegereza, ntabwo yitegereza kuvuga ngo umutima wawe ni muto ntabwo nawuturamo cyane ngo haleluya. Amen. Nta nzu n'imwe nubwo yaba ari inzu imeze gute ntabwo Kristo yayituramo, kubera ko yamaze kutubwira yuko ibirenge bye birambiriza ku isi yose. Noneho iyo yagiye kwicara yicara mu ijuru ryose yicaramo. Imana ishimwe. Twebwe icyo dusabwa ni ukugira gute? Ni ugufata Kristo tukamwizera. Imana ishimwe. Iyo umaze kwizera Kristo cyane ngo haleluya, uhinduka icyaremwe gishya. Iyo umaze kubatizwa uhinduka icyaremwe gishya. Imana ishimwe. Kubera yuko aka kantu iri jambo Yesu cyangwa Imana yavuze, kubera ko turebye neza dusanga Imana Data, Umwana cyane ngo haleluya n'Umwuka Wera cyane ngo haleluya ari bimwe cyane ngo haleluya. Niyo mpamvu yavuze ngo ijuru ni intebe yanjye nicara cyane ngo haleluya. Hanyuma isi nayo ikaba intebe y'ibirenge byanjye, ngo muzanyubakira nzuki nzaturamo nzaruhukiramo. Urasabwa kugira gute? Kweza umutima wawe kugira ngo Kristo amanuke yicaremo. Urasabwa kugira gute? Kweza umutima wawe kugira ngo Kristo amanuke yicaremo. Imana ishimwe. Amen. Kandi Kristo yageze ibintu byose bigenda neza. Imana ishimwe. Amen. Imana yihageze ibyarigize ingunge bigira gute? Bicaho bikagenda. Imana ishimwe. Amen. Reka nkubwire, ntuzasenge wirukana ikintu kibi mu mutima wawe, ahubwo uzasenge kugira ngo icyiza kimanuke cyicare mu mutima wawe. Nikimara kwicara mu mutima wawe cya kindi kibi kizibwiriza kigende cyane ngo haleluya. Ntuzirigwe usenga ubwira Imana ngo Mana nkuramo urwango cyane ngo haleluya, ahubwo uzasenga Imana uyihamagare, nurangiza uyinginge uyibwire ngo Mana nkeneye urukundo rwawe, urwango ruzibwiriza rugende ruve mu mutima wawe cyane ngo haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana iganze kandi Imana itegeka imitima yacu. Haleluya, 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 haleluya. Ndanezerewe uyu mugoroba. Imana y'amahoro nishimwe nishyirwe hejuru. Isuzume nanjye, nawe wisuzume, na runaka yisuzume, tubanze tumekinge sure twumve yuko Kristo agomba kumanuka agatura muri twebwe cyane ngo haleluya. Hanyuma Kristo natura muri twebwe inzangano zizagenda cyane ngo haleluya. Wa mwijima uri mu mutima wacu uzagenda uzirukana. Imana ishimwe. Kubera yuko yaravuze ngo ni njye mucyo. Haleluya. Kandi ntabwo bishoboka yuko umucyo waturana n'umwijima, kirazira cyane ngo haleluya. Mureke dusabe Kristo aze mu mitima yacu, narangiza kuza
ibindi bizagenda bidafite umumaro. Imana ishimwe. Buriya ntugasengera umuntu uvuga ngo Mana ngo mpanange ngo umutima wo gukunda uriya muntu. No, senga Kristo kubera ko ari we rukundo akwinjiremo. Nakwinjiramo wa muntu uzamukunda bizizana cyane ngo haleluya, kubera ko Kristo ari urukundo. Imana ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Aka kanya ndumva nezerewe Imana, nezerewe Imana. Hanyuma nitwa Imana Irakiza, ndi umupapa w'abana n'umudamu, nkaba ndi umukristo, nkunda gusenga, nkakunda no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, n'ibindi Kristo antegetse byose ndabikora. Cyane ngo haleluya, amen. Cyane ngo haleluya, amen. Ndi umukristo umwe watora, wahamagawe, ndangije guhamagarwa, ntoranywa muri ba bandi. Imana ishimwe, ntoranywa mu magana menshi. Ese nawe niko bimeze? Imana ishimwe, amen. Kubera ko twamenye yuko wahamagawe benshi ariko hatoranywa bake. Imana ishimwe, kandi gahunda dufite niyo kujya hehe? Niyo kujya mu ijuru. Imana ishimwe. Ibyo twiruka hano byose mu isi, iherezo ni ukuzajya mu ijuru. Byaba bibabaje rero wowe ukurikira Kristo, ari uko mukurikiyeho bya bitangaza, ari uko mukurikiyeho ya mikati, ari uko mukurikiyeho ya vino ye. Imana ishimwe. Ubundi hari ikintu kiriho, ngo Kristo hari abantu bamukurikiye kubera ko yagiraga gute? Yatangaga imikati. Cyane ngo haleluya, amen. Hari umuntu watuganirije akantu, yaravuze ngo Kristo yaravuze ngo mufate amabuye. Arangije gufata amabuye, aravuga ati muze tuzamuka umusozi. Cyane ngo haleluya, amen. Noneho bumwe yifatira akabuye kangana urwara. Cyane ngo haleluya, arangije azamutse umusozi, arangije arababwira ngo mwicare. Ya mabuye bari bikoreye ahita yindukamo imikati. Cyane ngo haleluya, amen. Wa undi wafashe akabuye gatoya abona afashe akakati gatoya. Cyane ngo haleluya, amen. Arangije baricara barahirya, barangije kuhirya arababwira ati muze tugende. Bageze ahandi arongera arababwira ati mufata andi mabuye tukongere tugende. Cyane ngo haleluya, amen. Barangije wa undi wafashe akabuye gatoya, noneho afata isiteri yose yeringa n'umusozi. Cyane ngo haleluya. Mbere yo kugira ngo wumve yuko ugomba gufata akabuye gatoya, yego, banza ahubwo wowe bikore ufite umutima ukunze. Kora ikintu wumva ko ufite umutima ukunze. Imana ishimwe. Wikora ikintu kubera ko wumva ko uragira inyungu mu kanya haraza. Yego, haleluya, Imana ishimwe. Nimwakire ijambo ry'Imana. Hanyuma mwebwe munkurikira kuri YouTube channel Imana Irakiza TV ndetse na TikTok, ndabashishikariza kunkurikirana uko bwije nuko bukeye. Imana y'amahoro iduhana umugisha.